wahageze nyine wabibonye ahubwo mumbwira iyo mu mihanda iwanyu ngo bimeze bite komaze iminsi ica ku bantu bikoreye ibindi hasanga mwene ibi hari abana b'i Kigali batabizi Nanyangara inzoga minani ntabe babare nyabenda ratanga inzoga ucumi ntabe babare isaga ratanga inzoga arenzo ntabe babare imanzi we ukura ratanga inzoga utoyi ntabe babare muri no minsi ibintu bimeze nabi ariko hagati aho ngo Titi Brown arabasuhuza mwarabimenye ko yaje If you want to say something, say it. Don't dance around. Papa wa Rutura hamwe n'umunyamakuru Rakinabo bakase umuziki. Lemon parang. Lemon parang. Abakundana muri hehe ni mumbwire rero ibi ngibi bibabayeho mwakwifata muti. Oh my god, wow, continue. Look at my face, like I could have killed a lot of people. What type of plane is this? I got the advice from a madman. Look at my face, like I could have killed a lot of people. Hold this man in the first place. Ukunda ikaba ngombwa ko kugira ngo adapfa ucika akaboko wakemera gucika akaboko kugira ngo shere wawe adapfa. To be honest, nge ncike akaguru akaboko kugira ngo shere wawe adapfa. Yapfa agapfa n'abahubwo. Yapfa. Sure. Yepego. Nge ncike akaboko. Hejuru umungu abandi wigende atazana abana. Ego. Yapfa na yabwo yapfa incuro ebyiri. Ibintu by'urugoma byateye mwimwe ubundi wari abantu leta ntabwo bibazi gukibeta bifunga. Hatsere Rugangura uri hatangura mu rukundo uri mu rukundo kumbona bakwegeranyije n'uyu mushinga ntahe n'uyu se cyangwa dutegereze Ibyo ntabwo bikoreye. Natambwira abakobwa b'ibikara ngo bisiga puderi gute kandi mbe mufite igikara ugasiga puderi ukanarenza n'abantu bakakubona mu buturage aho kubona mu bunyamugi ukarwara n'ibihe n'uruga kunshuka Jana amaza shuki vangamo n'intoki Lemon parang. vangamo n'soya bavuga bati vangamo n'inkashi akavangamo byose akagenda gakushuka wajye umureba kabona handi hose aracyari muto ariko mu maso yahindutse nk'ifumbi. Reba ukuntu mbivuga. ni ibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ni ibiki biri kuzenguruka kuri iyo mihanda yose. Ibi reka tubihere kuri iyi foto. Bruce Melody bagushyize kuri meme
bafashe ifoto ya kera nka 2008 cyangwa 2007 sinzi umwaka bayigereranya n'iyu ariko we ariko nabo barakabya ubu babazanye ifoto zabo za kera byaba bimeze bite aha tutarakuva hariko ngo wigeze kugira ishyari nigeze kugira ishyari Christopher hanyuma Christopher yabaga muri Kina Music kandi Kina Music yari yarafatishije kabisa icyitwa media ewana wa arangije asohora akaririmbo keza byata buri cyo gihe nari meze neza nta roho mbi narigiraga kabisa asohora akaririmbo kubisa no kuruyu amaji akajyaza akambwira ati wabomvesha abandi banasha naguraho ngo yokoyo ubwo sivyo nibiki ariko nanjye ntangira kubitekerezaho nahita numva nka radio y'abaturanyi umutwe uragenda urabyimba kumbi singamenye ko ari inde ari amaji none se amakuru yo muri ino minsi yavuba byo byifashe biti ejo bundi mwe muri abana beza murumva ntago nabafata nka rubanda muri famiye ariko ejo bundi nari postinge ngo nzatwara Grammy abantu barangara none se ubwoko byabangiye iki abantu bavuze ngo no ngo ntayizatwara abanyarwanda mureba no muri fitire ariko Daruru Rwanda ni ruto wirwigiramo munini Nibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ngewe he reka tujye kuri Juno n'abasheribi Ariyeri weze yaragiye agira atya amwifuriza isabukuru nziza ati joyeux anniversaire à toi bestie Juno araza ari tweetinga amushimira inshuro miliyoni aramubwira ngo ibyifuzo yamwifurije biraryoshye rwose ngo biratandukanye none bitumari iki muri comment nyinshi zaje kuri iri tweet ya Juno uyu witwa Tora Kagame yaravuze ati joyeux aramukwiciraho nibyo se no none se vava kuko ubona joyeux akwiriye gukurana na Juno ra ibintu ubugoryi n'ubumara urabona Juno ahuriye he n'uyu nguyu none se ubundi vava ubona joyeux niki cyamubuza gukundana na Juno ubundi kubera iki uri kubirwanya joyeux akora kahe kazi iyo uri umukozi wa mu rugo ugomba kumenya revenue njyana ibiganiro byose nagiye wowe ntabwo wakoze mu rugo utaraza muri entertainment ntabwo wakoze mu rugo ntabwo wowe wakoze mu rugo reka mvuge none se kuki Juno nyiri ubwita atagiye guhara bikura mukobwa wowe ukajya kumara uri umuvugizi wa Juno uri secretary we huize ibitajyanye bitajyanye abakubaha tugire ngo the woman get like you the suit like you wowe kujya ugenda wihanika ngo wavuganye ngo n'umukobwa ngo his ex byose bizanye wipasa imyanya utarimo warangiza umwana ukagenda umwana nyinacuzira n'ubundi urongeye urafunze wowe reka mubaye niwe muvugizi wari byiza ntabyo ufite se wa polisi tugomba kuvuga ukuntu iyo abantu bavuze ko ari urugo uzamutse nabi wari w'ubumwishe ego komana yanjye muri video ziri kuzenguruka kandi harimo n'uyu musore hari uri gusezerana mu rusengero hanyuma mu gihe cyo gutwikurura umugeni ngo amwerekane ibyo yakoze muri kubireba yikoreje hirya yikoza hino ameze nk'aho arimo guserebura nyine nawe uri kubireba Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Ubiri kuzenguruka ariko harimo n'iyi video ya Yago ngo wateye inda ngiye kuvuga kuri album launch yanjye hasi hahise haza umugore uvuga ko namuteye inda mujye mubireba narabivuze ubushize mbishyira no ku mbuga nkoranyambaga zanjye maze kubishyiraho abantu baravuga ngo ndiriza
yego ndamutwitiye. Ese byagenze gute nyine? Urumva twebwe twamakinze 6 ngo mwamakinze iki 6 gatandatu tumaze gukora 6 subiramo numve urumva twebwe twamakinze 6 urumva twebwe twamakinze 6 tumaze gukora 6 na buke mu gitondo mubwira noneho nkeneye amafaranga ko twaraye dukoze 6 nkeneye amafaranga 5,000 byo kugura ikinini. Ese wamwakaga amafaranga ye yakuguze? Ntago namwatse amafaranga yuko twaryamanye. Namwatse amafaranga yo kugira gute y'ikinini cyo kwica intanga. Hanyuma ambwira ko amafaranga atayafite. Amaze kumbwira ko amafaranga atayafite nasubi intanga zagira ikintu ze gutwara umutwite se wabiki nkuko umutwite n'ubundi. Hase nkaho bate. Intanga zayagose ntago zimeze nk'izaba nta mwana uvamo. Wese niki gituma udacika intege yego? Nta ntege ngira. Wese niki gituma udacika intege yego? Nta ntege ngira. Tuvugishije ukuri pe. Ni iki gitumye amabere y'abana b'abakobwa akweduka nk'ibishipiri koko? Abana b'abakobwa bacu bari hano muze mutubwire ni iki gitumye amabere yanyu akweduka mu mikwano badaringi? Noneho hari ikindi ubundi kirazira kikazirizwa umwana w'umukobwa kugira kano kadako hasi kano kadako hasi kazana umukobwa yatwite wabyaye abana mwabashyizehe ubwo budabwanyu bwo hasi bwo kadako hasi kari hejuru y'igitsina kaje gate nimba na mwana ufite abana mwabashyizehe bamikwano badaringi twebwe turi nararibonye turi narakanuye Duruka urava ukajya he? Ngiye kumanuka hano. Sinzazamuka nzigumira. Tuzakubakira ikiraro. Muzanya bakirisa. Nibere mane tuganira n'abavandimwe. Yego n'umutfana. Ziranga neza uri kwita abavandimwe. Wabaye abashu abavandimwe. Shawuri nka waburi inka nziza. Shawuri nka waburi inka nziza. Banyeshuri ibizamini byanyu hajya byarageze rimwe na rimwe mu bizamini ntabwo biba byoroshye. Jesus. Do me a favor. Sorry. Don't cry. Don't cry. Do it. You do it. Don't worry. Aha. Say they wise. Lemon parankui. What be this? Hey! God have mercy upon us. Say they wise. Mbere yuko duseka barasha imboga ariko reka manze mbabaze mwariye niko yemwe ariko banze inzara iri hose wanda utari ahantu hamwe pe reka noneho duseke abarashe imbogo izi mbogo tuzihere hehe aha reka tuzihere kuri iyi mbogo
ya Rugangura Axel kuri radio Rwanda ari kogeza umupira maze wumve n'umwe mata 81 kabisa iracyari ibiri by'amafubi kubusa ab'u Rwanda iracyari ibiri by'amafubi kubusa ab'u Rwanda Jesus is Lord. iracyari ibiri by'amafubi kubusa ab'u Rwanda iracyari ibiri by'amafubi kubusa ab'u Rwanda imbogo zo mu buryo bw'imyandikire rero reka nzihere hano mu rugo ndavuga kuri TV10 aha ndi kuvugira byagenze gute se do bagiye barandika bati Tour du Rwanda 2024 amakipe 20 azitabirwa hariya harimo imbogo ngazitabira uri kubibona Tour du Rwanda 2024 izaca no muri Nyaruguru Ikibehi ariko ze TV10 we mwebwe mwandika izi scrolls ubwo ni Ida ndetse na Kanyizo niwe tubibaza niko Ida mwanditse ngo mwaranditse muti muri Nyaruguru Ikibehi habahora ko muri abanyarwanda avuga Ikibeho ntabwo ari Ikibehi TV10 we mwarayirashe hanyuma ariko ntabwo banakiyeho kuri Facebook naho bagiye barasinda imbogo muri kubibona kuri Facebook bagiye barandika bati ubwo navuga radio TV10 Rwanda bagiye barandika bati amakipe azitabira Tour du Rwanda n'ubundi ni kuri bya bindi 2024 muri yo 16 niyo amaze kumenyekana mu gihe andi makipe ane azangazwa mu kuboza 2023 ariko mana yanjye TV10 nako radio TV10 kuri Facebook Mugabe niko muga urangaza amakipe nga amakipe ane azangazwa mana yanjye we ubukoko TV10 nakore Mugabe uri mu biki koko wowe urafata amakipe y'abandi ukayangaza yagize ati azangazwa aho kwandika ati azatangazwa yagize ati arayangaza yarayirashe Mugabe imboga ikurikiyeho ni imboga ya BTN yaragirandika iti Muhima abantu 5 bagwiriwe n'umukingo 5 barapfa abakurikiye amakuru murabizi ko bavuze ko 5 baguriwe n'umukingo 3 bagapfa iyo abari 5 ntabwo mwari gusubiramo mwari kuvuga ngo bose barapfa abanditse inkuru rero mwaribeshye kuko ibyo mwavugaga sibyo mwanditse 5 kandi ari 3 mwarayirashe BTN BTN ntabwo ari mbogo yonyine yarashe yaragarutse irasi yindi baravuze bati Muhanga muri kubera ukuntu handitse abana baba mu Muhanga bagiye kwitabwaho niko se BTN mwanditse abana ko baba he mwaranditse muti mu Muhanga ubusa ni mwashatse kuvuga mu muhanda mwarayirashe nanone BTN akurikiyeho rero imbogo muraza kumfasha gusoma ni imbogo ya Flash TV Flash we muze hano mwanditse ngo u Rwanda rwagize rute mana we muze musoma bino bintu we ni rwabwiriye ngo u Rwanda ngo rwagize gute rwagize yikurikiyeho ngo ni vice president wa Kiba uri mu Rwanda ubu rero kubigenekereza kuvuga ngo bashatse kwandika ngo iki ni mumfashe wenda bashatse kuvuga bati u Rwanda rwabwiye vice president wa Kiba uri mu Rwanda cyangwa wenda Flash we mwashatse kwandika wenda ngo u Rwanda rwakiriye vice president oya banza ari rwabwiye Flash we mwarayirashe itanasomeka reka turebere hamwe n'izi mbogo inyarwanda yarashe inyarwanda muri hafi ndabizi ko muhari mwaranditse muti buri mwaka bategura igitaramo cyiswe God Fast ni igitaramo ngaruka mwaka n'ibindi bikurikiyeho hasi murandika muti ku nshuro ya mbere kibera muri Bethesda Holy Church ku Gisozi cyitabirwa n'abasaga ibinumbi 3 none ubu n'ibindi mukurikijeho inyarwanda mwanditse ngo cyitabirwe n'abakikoko n'ibinumbi n'abasaga ibinumbi ariko se reka ngaruke none ubu koko mwanditse mu kinyarwanda
mwanditse ngo ni ibiki ni ibinumbi mwanditse ibinumbi ubuse nimwashatse kwandika ngo 3,000 inyarwanda mwana yirashe ugira ngo se niyo ngiyo gusa inyarwanda yarashe inyarwanda yaragarutse ahangaha ni kuri Facebook inyarwanda yagarutse none hongerera sindi mbogo mu mafoto niko handitse ngo ibyamamare mu ngeri zinyuranye barimo Mayira ni Mayira Yohana Muyoboka Alexi n'ibindi mwagiye mwandika hirya nyine n'abandi batandukanye ahangaha imbogo iri hehe ngo barimo Mayira Yohana ni Mayira none se ubuko kuyu mukecuru mwamujijira iki koko mumwita ngo ni Mayira yitwa Mariya Yohana none inyarwanda mwanditse ngo ni Mayira ni Mariya rwose mwarayirashe nanone ibitwenge duseka barashe imbogo mu myandikire reka nzisoreze kuri uyu nguyu witwa Urifeke yewe yaje kuri Twitter mazandika ati baguhaye amahurwe yo kubohora umwe wabohora ndi utubwira icyo wagenderaho uhitamo none se Urifeke we yo disi nizere ko utari fake wanditse ngo baguhaye amahurwe ubu se amahirwe washatse kuvuga wenda washatse kuvuga uti baguhaye amahirwe yo kubohora umwe wabohora ndi disi Urifeke koko wayirashe wanditse amahurwe washaka kwandika amahirwe yego ijambo romantique ubwaryo rivuga iki kuri wowe ibintu nyine biba bitemewe ibintu nyine biba bitemewe Jesus is Lord ijambo romantique ubwaryo rivuga iki kuri wowe ibintu nyine biba bitemewe bukogendera nyine mu bintu bitemewe by'ingeso nyine zitari nziza biba byazengurutse ntabwo ari njyewe niko nabonye akandi kantu kari kuzenguruka ka kabushoni nabonye ariko sinari impari nibiri kuzenguruka si njyewe do ikinyamakuru sinzi n'icyo ari cyo cyanditse ngo Karasira mu rukiko yagize ati aho mfungiye negeranye n'icyumba kazungu araramo ndara ndota ndya subhana wa ta'ala shitani se mwana yanjye yari ibyazengurutse ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari njyewe ahubwo wowe komeza ubane natwe ku mbuga nkoranyambaga njye nitwa Eska Fifi le monde part en couille non ça dit j'ai du mal à imaginer